niba mvuze ko umwaka utaha nshaka kuzakora neza, ni gute nakora neza nk'uko Imana ishaka? Umuntu ashobora kubona ibisubizo byinshi, ariko kimwe mu byo nabonye nakibonye mu magambo Yesu Kristo yabwiye abayahudi, aho twasomye muri Yohana 6:27 havuga ngo ntimugakorere ibyo kurya bishira, ahubwo mukorere ibyo kurya bigumaho kugeza ku bugingo buhoraho, ibyo umwana w'umuntu azabaha, kuko se ari we Mana yamushyizeho ikimenyetso cyayo. Muri make ni nko kuvuga ko Kristo arimo aravuga ko gukora nabi cyangwa akazi kabi ari ugukorera ibyo kurya bishira. Tuvuga ngo akazi kabi cyangwa gukora nabi ni ugukorera ibyo kurya bishira, naho gukora neza cyangwa akazi keza ni ugukorera ibyo kurya bigumaho kugeza ku bugingo buhoraho. Iyi niyo resolution nabonye nafata y'umwaka utaha, nkaba ariyo nifuzaga yuko nabasangiza kugira ngo twese hamwe turebe niba mu by'ukuri twese tutaba ariyo dufata nk'ingamba nshya y'umwaka utaha. Ntimukorere ibyo kurya bishira, ahubwo mukorere ibyo kurya bigumaho kugeza ku bugingo buhoraho. Uyu mwaka wa 2026 umwami azaduhe gukorera ibyo kurya bigumaho. Kubizera aduhe gusa nawe muri byose, aduhe gukora imirimo myiza yose, aduhe kwica icyaha muri twe, aduhe kumutegerezanya amatsiko, aduhe kunyurwa nawe wenyine. Iyo ndumva ariyo yaba resolution y'umukristo muri uyu mwaka utaha.